buri munsi dufite aho dukomora umurage n'amateka dufite aho tubikura. Reka nkwibutse Gihanga bya Kanyarwanda byara Musindi abyara Ruyange abyara Ndoba byara Samembe byara Samukondo abyara Ruganzu Bwimba. Aya mazina mvuze ni amanyarwanda gusa, nta Claude urimo, nta Clementina, nta na Ismael. Itegereze duhinga ipambu buryo turuha, akaba ari twe bambere bambara caguwa, erega sukuzogagiza tukaziririmba. I don't think sorry for your sauce. Abahanzi baheka ari inganzo zakamye n'abahanzi bakennye, hari impamvu nyinshi ngomba kurwanywa ndetse bikaze mushake mu nkase. Ese mbabaze injango ninge byarwana, intere n'imbwa byahangana, cyangwa mwarimu n'umwigishwa barangana. Aho rero ninge nyirabwo ntabwo ari nge nyirayo. Uwamwita ibiro by'itangaza makuru byari biherereye hirya no hino hose bitarira amakuru Amerika, byose byagombaga kubanza kureba neza nibizi ingamba zirimo gutangwa bazumviriza, maze ku itariki ya 21 Ukuboza mu 2001 nibwo basobanukiwe neza yuko hashobora ko hari ibitero bigiye kugabwa kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe ababizi neza babyibuka ni mu myigaragambyo yakozwe cyane ikomeye cyane ruharwa, abarabu bakoraga badashaka gukomeza guhakwa n'abanyamerika. Bamwita Alphonse Muhire Monana. Murakoze cyane. Amazina yawe rero naha cyangwa hari ubundi buryo ujya wibwiramo abantu nimba nk'abahanzi ari ukuntu yivuga agahita aririmba bakamenya uwo ari we cyangwa agakora ikindi kintu, wowe nta buryo ufite bwo kwivugamo? Uburyo burahari. Aha ndutajabuka n'imitima ingamba z'imishimite kurwanya imbimba ndintware nkwatanye yemenya shize urugamba rukora masati rwa mpingane ndi rukaragande kwendangana nabishiye duhenda rakara. Nitwa Nitanga Ismael babira amahire by'akazobo bwa Rukinga ka Busezori, tugakomoka mu bene Gitore. Abene Gitore mwese aho muri muraho se? Abene Gitore nabo mukaye gace mukabyara, ubwo mufite umuntu witwa Gitore Mandoga rwa Gataraka, ibyo ngibyo n'amoko nyarwanda. Abene Gitore baba byumva wabona nawe uri umugesera. Oya abagesera ni bamwe bagenda badasezeye. Ubwo hari umuntu mu muryango wanyu witwa Gitore? Uvuga ngo dukomoka kuri Gitore na amateka maremare wa muvyeyi. Amateka maremare. Hanyuma rero burivuze hari abantu batazi ibyivugo, kugira ngo umuntu agire ikivugo bisaba iki? Hari ahantu yabyanditse akagenda agaterura agatwara, cyangwa buri wese ahimba iki? Aba yumvamo inganzo, kandi uwimvamo inganzo agomba kuganza. Uburaganje. Undaganje iyo mpagaze mu ntuza mu ruhame nkavuga ikivugo, ugomba ndi umugabo uhamye. Ntago ndi rojyorojyo rero. Wa mugabo utari rojyorojyo ubusanzwe ukora iki? Usanzwe ndi umushyushya rugamba witwa bayimusi, nkaba n'umutahira w'amazina y'inka, niyo mpamvu urimo kumva ndi kuvuga ikinyarwanda gutya gitomoye. Abenshi tuba tumenyereye ko abatahira ari bari abantu babashaje bafite imyaka ya mikuru nyine itari mike. Ufite imyaka ingahe kwanza? Je mfite imyaka 21 y'amavuko. Imyaka 21 kugira ngo umuntu abashe gutahira wabikuye? Erega nabari abasaza mu ishuri wabaye muri mize cyangwa mu rukari. Reka nta kintu bisaba, ahubwo uri no kuvuga neza wagira ngo ni muze. Ni impano. Buriya rega nabo nubwo bavuga kuriya ushobora kuvuga uti mbese muze agahita akubwira ati karame mwana wa atamakuru yawe ko mbona urimo gutambuka, ukavuga nyine. Burya rero inganzere yose n'umusaza n'abana batoya babivuga. Ni ibintu ushobora kuyego inganzira hari niyo mpano irahari, byombi birahari, ariko kugira ngo ubashe kumenya uburyo uvugira amazina y'inka bihure nyine atari ibintu horo usubiramo. Hari ukuntu umuntu yicara agahimba indirimbo, nawe uricara ugahimba ikivugo. Inganzo y'amazina y'inka iroroshye cyane, ariko nanone iragoye. Urabizi. Ntabwo turaza ubwo bimbwiye mu ntuza mu mpakanizi, nanjye ndaza kubikwitura mu kwibyara mu kanya. Ntabwo nkututse icyo n'ikinyarwanda cyiza. No kuvuga ngo amazina y'inka ntabwo agoye, kuko urebye akenshi ntagahinduka, aguma ari yayandi, ahubwo uburyo wayavuze uwo biryoheye niwe uguhitamo. Hari umuntu ushobora kuza akavuga amazina y'inka ukamureka ukavuga uti mbaye intoranya sinaguhitamo, cyangwa ukamubwira uti mbaye intoranya naguhitaho bitewe n'ukuntu yavuze. Ariko nushobora kuza akayavuga wakumva ukuntu ateruye yavuga ukavuga uti nguhaye inka. Ese nta uraguha inka wa mugani, nta uratahira ukavuyitanye? Ya baba nagiye ahitwa Nyagatare rw'imiyaga. Ndazivuga umusaza arahaguruka ati nguhaye inka sha. Yarayiguhaye se? Cyangwa uyiheruka ubwo? Hari inka zidatara, abantu bataha inka zitajya zitaha. Ziriya nka zidataha naramushimiye kubera ko yampaye y'ubumanza atampaye imirindi. Buriya bishaka ari kunditagura.
ushatse kuvuga hari inka y'imirindi hari n'iy'ubumanzi. Inka y'ubumanzi imirindi zitwa kundi igenda nyine inka uramenya abaciye mu itorero baranyumva. Inka y'imirindi wakoze igikosa cyangwa wavuze ibintu biterekeranye bidahura n'umuco bagushyira hari bakaguhata igiti. Iyo ni imigeri. Iyo bagukubita iyo migeri yo ni inka y'imirindi. Inka y'ubumanzi rero nicyagiye bavuga bati turagushimye wakoze neza. Bakagushimira. None inka nyanka noneho yo. Inka nyanka nyine ni yindi iteza amahembe. Bakwa. Bazaguhiyo. Nje sinyiguhaye kuko ntayo mfite ariko bazaguhiyo ngiyo. Hari ukuntu ro wavuze wigana umusaza neza numvuze nk'umusaza. Ibintu byo kwigana abantu nabyo ni impano cyangwa wari uri kwigana uri yaguze. Oya ni impano. Ubu wanyigana fresh. Wowe? Ako kwigana byansaba kunyigaho. Nabanza nkakwigaho. Cyangwa ubanza kurya amagi menshi kugira ngo yigane. Oya nta magi buriya agiyeyo n'ibintu byose bituma amajwi y'abantu amera neza. Mu igikoma cya buri gitondo. Data umugabo wanyweye igikoma ngo ntiyumve igikomye mu nzu. Oya burya baba babeshye. Igikoma ntagara kuko ababyeyi ari ibyo ngibyo n'abana bari mu nda abahungu ababyeyi babo ntago ababyeyi batwite ntibajya bakinywa. Ni we muntu kwigana byakugoye ukavuga ati mva ndabikoza ariko bintwaye igihe pe. Birangoye. Umuntu byangoye se nindera. Umuntu byangoye kwigana koko nkavuga ko mwigane turahita tumumenya wenda. Ni ntuza mwigana. Ibiro by'itangazamakuru byari biherereye hirya no hino hose bitarira amakuru Amerika byose byagombaga kubanza kureba neza niba izi ngamba zirimo gutangwa bazumviriza, maze ku itariki ya 21 Ukuboza mu 2001 nibwo basobanukiwe neza yuko hashobora ko hari ibitero bigiye kugabwa kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe ababizi neza babyibuka ni mu myigaragambyo yakozwe cyane ikomeye cyane ruharwa abarabu bakoraga badashaka gukomeza guhakwa n'abanyamerika. Bamwita Alphonse Muhire Munana. Niwe muntu wangoye. Wakoroheye cyane ro kumwigana. Wanyoroheye cyane. Buri munsi dufite aho dukomora umurage n'amateka dufite aho tubikura. Reka nkwibutse gihanga bya Kanyarwanda byara Musindi byara Ruyange byara Ndoba byara Samembe byara Samukondo byara Ruganzu Bwimba. Aya mazina mvuze ni amanyarwanda gusa, nta Claude urimo, nta Clementina, nta na Ismael. Ni Ismael MWANAFUNZI. We ni MWANAFUNZI. Hari umuhanzi ujya ubasha kwigana se uririmba? Uburyo ashobora gusubiramo nk'indirimbo ye? Barahari cyane. Itegereze duhinga ipambu buryo turuha akaba ari twe bambere bambara caguwa erega sukuzogagiza tukaziririmba. You don't think sorry for your source. Abahanzi baheka inganzo zakamye n'abahanzi bakennye hari impamvu nyinshi ngomba kurwanywa ndetse bikaze mushake mu nkase ese mbabaze injango ninge byarwana intere n'imbwa byahangana cyangwa mwarimu n'umwigishwa barangana aho rero ninge nyirabwo ntabwo ari nge nyirayo ubamwita DPG. Ni diplomate umuhungu ukunda kujya off beat azikura ariko hari igihe ajya hanze y'injyana ukuntu nimba nge mbyumva nyine simbizi. Hari umuhanzi se basi umukobwa ashobora kwigana wavuza abahungu gusa nategereje kuvuga umukobwa nahebye. Erega buriya abanyarwanda babivuze neza. Ufo yakaraza ntagahushe. Wigize ute? Ufo yakaraza ntagahushe. Ufo urase rero ntuhushe. Rero iteye umujugujugu ugira gutyo kabona ufashe mu itabyaye ikimasa burya byari inyana. Ariko ikiza nuko zibarutse imitavu. Wese nta kuntu hari ukuntu ngindi byaramweru na Muhima cyangwa se hungu na kobwa. Kuki nta hungu na kobwa iri? Hungu na kobwa rero buri abakobwa bo ntabwo nigeze ngira ntuza yo kubakurikira cyane ariko ubutaha nzaza mukubwira. Yego. Ndagushimiye cyane rero wakoze kuganira natwe. Gira uko usezera abantu bakubaka ikiganiro. Ngira uko mbasezera. Babasuhuje. Buriya rero ndi intore mu mihigo kandi ndi indatwa ndi inkotanyi idatinya igatinywa n'abashaga ibitero kuba daterwa mu Rwanda cyaka b'intwezi rwa n'urusogi bw'igihugu cyazo n'inge ntwari barandirimba nkaba nitanga Ismael aba ndi hano ndi kumwe. Harya amazina yawe ni Ismael n'ubundi nitwa nitanga Ismael. Ubwo rero icyo mbibutsa yemwe banyarwanda mwe hari ibintu mwatanzwe mutigeze musobanukirwa. Buri ikintu cya mbere cyiza na ahantu mpagaze byonyine iyo wahuye n'abanyamakuru nawe nyine hari uhita ujya mu bicu murabyumva cyane. Ni ukuvuga ngo rero kora subscribe like share ukomantinge kunzogera hari ugire gutya ni kiririri
ubundi Bizajya duhite byizana. dukomeza ibintu bizajya byikora. turagushimiye cyane Murakoze cyane.